Imbaraga zitunganya ibyananiranye ziva hehe iyo Perezida wa Repubulika w'igihugu cy'u Rwanda iyo yasuye akarere? Oya, ubwo nanjye bazambona byihorere ubwo tuzaza. Rwarinze etaje ya France. Reka ngufashe mwuha abantu bazagikurikirana. Urakagira amata nkayo waduhaye Kagame Paul. Imwe mu myiteguro iranga umuntu ufite umushyitsi ukomeye irimo gushyira ibintu byinshi ku murongo, gukubura, guharura ku marembo, mbese ku buryo uhanyuze wese abona ko yiteguye umushyitsi udasanzwe. Mu rwego rwo kumva agaciro n'icyubahiro abanyarwanda baha umushyitsi, umunyarwanda yagize ati umushyitsi akurisha imbuto, bivuze ko uba ugomba gukora iyo bwabaga kugira ngo umushyitsi atahe atakunyushijemo ijisho. Umuco wo kwitegura abashyitsi ntugarukira mu muryango gusa, kuko n'inzego z'ubuyobozi ziwumva neza cyane kurusha ahandi hose, kandi zikawuzirikana mu gihe biteguye umushyitsi, bikaba akarusho iyo ari umushyitsi mukuru. Ibi byahamywa n'abo mu duce tunyuranye tw'igihugu, aho bajya babona imyiteguro idasanzwe iyo abayobozi bakuru mu nzego z'igihugu bari bugenderere uduce bayoboye, bikaba akarusho iyo ari umukuru w'igihugu. Urugero rwa hafi ni mu minsi ishize, aho abaturage bo mu bice binyuranye by'intara y'Amajyepfo bazindutse babona kuri buri kintu cyose kiri gushyirwa ku murongo, ibinogo birimo gusibwa huti mu mihanda inyuranye n'ibindi bikorwa byagaragaraga ko aho hantu hari umushyitsi udasanzwe witeguwe. Urundi rugero ni mu mujyi wa Kigali, aho abaturage bari bamaze igihe basaba abayobozi kubakorera umuhanda Karuma Bweramvura, ariko ntihagira igikorwa. Nyuma y'igihe aka gace kategujwemo uruzinduko rw'umukuru w'igihugu mu murenge wa Jabana, icyo gihe umuhanda w'ibirometero bikabakaba 8, ibirometero 7 na metero 800 washyizwemo itaka laterite mu masaha make ako kanya. Ingero nk'izi nizo zatumye natwe duhaguruka kugira ngo twibaze impamvu zimwe mu mirimo irindira ko umukuru w'igihugu anyura muri ako gace ikabona gukorwa. Ese ubushobozi bukora iyo mirimo cyangwa ibyo bikorwa buba bwavuye hehe ako kanya? Mu gushaka igisubizo cy'iki kibazo, ikinyamakuru dukesha iyi nyandiko ICK News yaganiriye na Bwana Twagirumukiza Celestin wigeze kuyobora akarere ka Ruhango, agaragaza ko urugendo cyangwa uruzinduko rw'umukuru w'igihugu ari ikintu kidasanzwe, ku buryo inzego zose zikorana kugira ngo ibitari ku murongo bitunganywe mu rwego rwo kumuha icyubahiro akwiye. Ati mu kwitegura umukuru w'igihugu ntiharebwa gusa ibikorwa remezo, ahubwo buri rwego bijyanye n'inshingano rufite rwongera kwisuzuma rukareba niba nta kitaragenze neza. Bwana Twagirumukiza akomeza agira ati ku bijyanye n'imihanda biri mu nshingano za Minisiteri y'Ibikorwa Remezo n'Ikigo cy'Igihugu gishinzwe iterambere ry'ubwikorezi RTDA. Ku bufatanye n'akarere bagomba kumenya ko aho perezida azanyura nta kinogo, icyobo azahura nacyo cyangwa ngo abure aho anyura. Ubwo urumva ko iyo amafaranga abaye make, izo nzego zose zirakorana zigashaka aho aturuka. Bwana Twagirumukiza Celestin, umwarimu mu ishuri rikuru Gatolika rya Kabgayi. Icyakora Bwana Twagirumukiza nawe yemera ko atari ko byakagombye kugenda, kuko ibikorwa bikozwe muri ubwo buryo bwa huti ntibiramba. Ati iki kibazo kimaze igihe, kuko na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yagiye abigarukaho. Uribuka ubwo naje muri Kicukiro, ndi kumwe n'aba Prime Minister, ndi kumwe n'aba Ministers n'abandi, tukaza tukabona inzu ahantu ku muhanda
iri aho imaze igihe bambitse ibintu bisa nk'iby'abantu b'abasazi bambara. Urayibuka twari kumwe? Twari kumwe nyakubahwa minisitiri. Waraduherekeje, twari kumwe, ndabyibuka. Yego ndabyibuka nyakubahwa perezida wa repubulika. Ibyo twasize tuvuze aho ngaho urabyibuka nabyo? Yego ndabyibuka. Nyuma y'amezi nza kongera kuhanyura nsanga nta kintu na kimwe kigeze gikorwa. Nabyo urabizi? Ndabizi nyakubahwa His Excellency. Ye rero ntabwo nigeze mbyumva, hagashira amezi nkagaruka nkasanga ahubwo n'ibyo twumvikanye bigomba gukorwa byasubiye inyuma. Ndashaka ko mubinsobanurira icyabaye. yagiye abigarukaho mu bihe bitandukanye. Kuki kwita ku mihanda n'ibindi bikorwa remezo birindira umukuru w'igihugu? Bamwe mu baturage baganiriye n'ikinyamakuru ICK News bavuga ko ibi biterwa no kuba umukuru w'igihugu akunze kubaza abantu batujuje inshingano zabo icyabibateye. Rimwe na rimwe bamwe bagahura n'ingaruka zo kutuzuza inshingano zabo. Bati abayobozi bacu bazi ko umukuru w'igihugu akurikirana kandi akabaza umuntu utujuje inshingano icyabimuteye. Ariyo mpamvu abaturage bashobora gusaba abayobozi gutunganya bimwe bikorwa remezo ariko bakabigendamo biguru ntege, ku buryo birindira ko umukuru w'igihugu ahagendera bakabona gushyashyana bagakora ibintu byinshi mu masaha make kandi ukabona ko harimo imbaraga nyinshi. Twegereye abasesenguzi dore icyo batubwiye. Bamwe mu basesenguzi baganiriye n'iki kinyamakuru ICK News bagaragaje ko igishobora gutuma hari ibikorwa bikorwa huti kubwo kwitegura umukuru w'igihugu ndetse n'ingaruka bishobora guteza. Bwana Karegeya Jean Baptiste Omar ukora kuri Radio TV10 akaba anafite umuyoboro wa YouTube Karegeya Omar Pano agaragaza ko kuba ibikorwa remezo bimwe na bimwe bitagakwiye gutegereza uruzinduko rw'umukuru w'igihugu, cyane cyane ko amafaranga abikora abasanzwe ahari. Karegeya avuga ko gukoresha amafaranga huti bishobora gutuma hari ibindi bikorwa bidakorwa ku buryo bukwiye. Ati urugero, bashobora kumva ko umukuru w'igihugu azabasura maze amafaranga yari ayo gufasha abatishoboye cyangwa se wenda n'ibikorwa bya VIP bakayakoresha mu gusana ibinogo biri mu mihanda. Ibyo rero usanga hari abaturage benshi babigenderamo ntibabone ibyari bibagenewe uko byakabaye. Uyu musesenguzi Karegeya Jean Baptiste Omar akomeza agira ati abajijwe mu ngero z'ibikorwa byakozwe mu buryo bwihuse kubera uruzinduko rw'umukuru w'igihugu, Karegeya aseka yagize ati ejo bundi mu gihe cyo kwiyamamaza i Bumbogo hubatswe umuhanda gusa ubu ntiwawubona kuko ibyo ntibiramba rwose, ntabwo umuhanda wubakwa mu ijoro rimwe. Gusa ku rundi ruhande hakozwe Umuremyi Joseph uyobora ikinyamakuru Umuryango asanga kubaka ibikorwa remezo ku buryo bwihuse mu rwego rwo kwitegura umukuru w'igihugu ntacyo bitwaye kuko akwiye kugaragarizwa icyubahiro. Ati perezida rero aba ari umukuru w'igihugu, aba ahagarariye leta yose, icyubahiro ahabwa biba bifite ingaruka z'uko n'abandi bari bumubone. Mbona rero kuba yaza gusura akarere, umuhanda ujyayo ugatunganywa neza ari uguha agaciro cya cyubahiro bamugomba ndetse no kubungabunga cya cyizere cy'ubuyobozi mu baturage. Abaturage bakwiriye korohereza ubuyobozi
Bwana Hakuzumuremyi asanga abaturage bakwiriye guhindura imyumvire bakareka kumva ko imitwaro yose igomba kujya ku mitwe y'ubuyobozi. Ati mpamya ko hari abaturage bakwiriye guhindura imyumvire kuko hari byinshi twakwikorera. Ubundi uturere dukwiriye gusura Kigali tukiga uko yabikoze, kuko hari imihanda myinshi yubatswe n'abaturage babigizemo uruhare, aho abaturage batanga 30%, umujyi wa Kigali ugatanga 70%. Yakomeje agira ati hari imidugudu dutuyemo isa nabi nta mpamvu yabyo. Hari imihanda tuba twakwikorera ariko ugasanga ntitwayikoze kubera ko nta buryo bwo kwisuganya buhari. Bwana Hakuzumuremyi asanga kuba hari agace umukuru w'igihugu yasura hakagira ibikorwa remezo byubakwa huti bidakwiriye kuba umwanya mwiza wo gusubiranamo hagati y'abaturage n'ubuyobozi, ngo byagakwiriye kuba bikorwa mbere hose, ahubwo ngo byakabaye umwanya wo kwicara bakarebera hamwe uko umuturage nawe yatanga umusanzu we mu iterambere ry'igihugu binyuze no mu kwigira ku bindi bice by'igihugu uko byagiye byitwara muri ibyo bibazo. Ati ni byiza ko harebwa uburyo hakoreshwa imbaraga za buri muntu wese, kuko ibyo bikorwa remezo ari ibyabo, bakabikora badategereje ubuyobozi buri gihe. Umusesenguzi Bwana Hakuzumuremyi Joseph akomeza agira ati nk'uko perezida w'igihugu akunze kubigarukaho, si byiza ko ibikorwa birindira umukuru w'igihugu. Ni ngombwa ko inzego z'ubuyobozi n'abaturage barushaho gufatanya mu kubungabunga iterambere rirambye. Ibikorwa remezo bimwe na bimwe bikubakwa atari uko umukuru w'igihugu azahanyura gusa, ahubwo bigakorwa neza byitondewe kandi mu gihe gikwiye. Ibi bizajya byoroshya imyiteguro mu gihe igice runaka kiteguye uruzinduko rw'umushyitsi ukomeye, yaba umukuru w'igihugu cyangwa se abandi bagendera igihugu baje kugisura. Baturage cyangwa nshuti bavandimwe b'Abanyarwanda, mwebwe mwumva ururimi rw'Ikinyarwanda, ni byiza yuko yaba umuyobozi utwumva cyangwa se umuturage utwumva habaho gufatanya kugira ngo twubake igihugu cyacu, kuko iyo habayeho yuko umwe yagiye akicecekera akagereka akaguru ku kandi, ibyo umuturage yagakoze ntabikore, n'umuyobozi nawe ibyo yaherewe ubushobozi akagenda akabushyira mu bindi ntibukoreshwe, usanga habaho kugongana cyangwa gukoreshwa bya huti ku mpamvu z'uko hari umushyitsi uzaza muri ako karere cyangwa se muri ako gace. Umuntu wese ahagarare mu nshingano ze kandi tuzatera imbere tugere heza. Iki kiganiro mwagiteguriwe kandi munakigejejweho na Ndayishimiye Alphonse. Uwiteka abashyigikire, abane namwe, turabakunda cyane. Ibihe byiza, mugire impagarike n'ubugingo. Shalom.